umugabo yataburuye umurambo wa mushiki we ajya kuwusabisha amafaranga muri banki. Umugabo w'imyaka 50 wo muri leta ya Odisha iherereye mu burasirazuba bw'Ubuhinde yataburuye umurambo wa mushiki we awujyana kuri banki nk'ikimenyetso cyerekana ko uwamuhaye amafaranga yari afite kuri konti yapfuye. Byabereye kuri iyi banki yitwa Odisha Grameen, aho uyu mugabo witwa Jitu Munda ukomoka mu gace ka Dianar yari amaze igihe yifuza kubikuza amafaranga kuri konti ya mushiki we mukuru witwa Karira Munda wapfuye kwa 26 Mutarama 2026. Abakozi ba banki babanje kumwangira, babanga kwangira uyu mugabo no kumusubiza inyuma, banga ko yabikuza amafaranga mushiki we atabonetse. Kwa 27 Mata 2026 nibwo Jitu yafashe umwanzuro wo gusubira mu cyaro cy'iwabo ajya gutaburura umurambo wa mushiki we, awushyira mu gafuka agenda hafi ibirometero birenga 3 ajya kuri iyi banki. Nyuma y'urwo rugendo rwose yakoze, uyu mugabo yageze kuri banki ashyira umurambo wa mushiki we imbere yayo. Byahuruje abantu benshi ndetse birangira bahamagaje polisi yo muri aka gace. Uyu mugabo yasobanuriye polisi ko impamvu yahisemo gutaburura umurambo wa mushiki we akawujyana kuri banki kwari kugira ngo abereke neza ko yapfuye kubera ko bari banze kumwizera. Umuyobozi wa polisi mu gace ka Patana, Kirani Parasad Sahu, yanenze abakozi ba Odisha Grameen kubera ko batigeze basobanurira neza uyu mugabo ibikenerwa kugira ngo abikuze amafaranga kuri konti y'umuntu wapfuye muri banki. Yavuze ko Jitu ari umuturage utarigeze akandagira mu ishuri, ngo rero ntabwo yarazi ibijyanye n'umuzungura w'amafaranga y'umuntu wapfuye. Icyo yavugaga nuko abakozi ba banki bananiwe kumusobanurira neza inzira bicamo kugira ngo abikuze amafaranga kuri konti y'umuntu wapfuye. Ku rundi ruhande kandi Jitu yabwiye abanyamakuru ko ajya kuri banki inshuro nyinshi, ariko abantu bahakora bakamutuma nyiri konti kugira ngo abikuze amafaranga ye. Naha dusoreje amakuru yacu yabyagenze gute today, tuze gusubira nakurikira. Horebo mwindaji wumva, kora subscribe, tanga itekerezo cyawe hasi muri comment. Ndagushimiye.